umukobwa ari muzima uri muzima umukobwa we njye nawe nyamvuga kabiri unyanganire nongere gutuma mvuga uvuga kangahe twaranemo neza umukobwa we umva ntago ndi umukobwa mama wawe okay mama wanjye se yakubyara yabyara sinyura ubona yabyara umukobwa nkanjye uri kwimyoza ndi wowe Jese ndikugutinya isura yanjye subonye ihinduriza ubibone wayihinduriza twagira nagutinya iyo sura yawe iyo nzobe nayigira igikara ntukamenye ndi umukobwa ubundi yabaye Halo? Bimeze abahese nteye gihugu ase nkuru ahantu hose barwahagaye ahantu hose wumva uzahaba kugeza ryari uzamubwira nyizanire ku gashokora ese nkaho ubu ibintu byose uri kwivugisha ahantu hose wahagiye ubundi nkaho ugeze hano guteka niba umuntu aje kuvugana n'undi mwibanga gute wifata ahantu hose ukahatembera umeze nka virus agusanze mu cyumba cyawe imena arabaye ifunze aguwe kakubaye we ariko urabeshya umodiaspora abahe birakureba aho hose hari ikikurebaho na kimwe si we yagukundiye iki ibyo birakureba se ngene nkawe iyo uzaba ntago ndi nkawe ntago ndi abantu bose banga wowe umuntu arakwanga nanjye none ndanakwanga bikubwira inde sinyanga papa wanjye arankunda mukuru wanjye arankunda mama wanjye inshuti zanjye na baba arankunda we barakucaki na baba arankunda ndamaze ariko niba bamfasha ubundi hari icyo bikurebaho uretse ugenda ubuzana ziriya ako kanoza iki se iki utuzi iki mba mbona uri kumurarura indese babu birakureba se wagiye ubikirara ukabeshya ariko n'umuntu wese ntago ngo mu munara ngo najyaga nibaza aho kuri iyo telefone none yewe ibyo se birakureba niba nyifite ngeni ndamaze niba barayimpaye niba baranayimpaye ntabwo binakureba ni icyo ugize we na Nyampinga ninde se kuki ugira urunwa ahantu hose urumva ko wavuga ukanabangamira abantu ese bundi reka nkubaze wowe iyo uri kujya kuvuga amabanga yawe ukaza hano ku karubanda uba wumva nakubwiye aha hose ni iwacu ndetse ku karubanda njye nakubwiye ngo haze uze nawe witsimbe hano wese kuki waje aho ngaho iyo ujya mu cyumba cyawe wose uguma mu cyumba cyawe kuki waje hano ndamaze nanjye ndamaze uramaze nanjye apo nawe atubona ako nawe karakasa mba mbona ushaka kuzankubita ariko none aho diaspora wasagusanga muri gereza byananshimisha ibyazanye nkabanza nkabirebamo se kuki ugira umuntu ako umuntu wamugize sabo ko iki wowe ukunda kuvuga ibyawe nyine ngiye nkunda kuvuga ibyanjye gukora ibyanjye ahubwo nyine hari ikintu numvishe gusa na ndagukumbuye ndagukunda n'ibindi nzagenda mbimenya ko sase hari ubwo nari nkaze njye nuramukugize n'ikintu nakimuvuga nako kiraha ntukagira ikintu na kimwe uvuga shere wanjye kidumba ari murekure wow kwambaye neza amasaha ugiye ngiye kureba wa mugabo twavuganye ku bijyanye n'akazi okay ndabona ameze nabi shase n'ubizika abajene ubundi tuba dutegetswe kugira isuku ugomba ngo iki uzi none unyuze ku mwana wambaye nk'icyangwe nk'iki ngiki abona gisa neza ibyo ari sawa bari byiza gusa ariko rumeze neza bimeze neza naribe ariko disi wambaye neza yego ya urakoze
kigaragara kiwanyu menya warabakangaga abana biri iwanyu gute kuko hari utuntu wambara hahita mbona ko utari kubyiga yego ubushatse kuvuga ko nzi kwambara ni ukuri pe urakoze nukoze biriya biba ari sawa na Alain wanjye buriya uzagenda umukosora kandi mba mbona nawe aba yabicishijemo neza yambara neza ngo iki buriya nta kuntu mba ntagize bambwira ati wowe uri umusirimu ugize amahirwe ukunzwe n'umukobwa w'umusirimu sibyo jya wambara ubashe kujyanisha wambara utuntu turi sexe ashobora kuba atari umusirimu mu myenda ariko ari umusirimu mu mutwe yego shere wawe ni Nyampinga n'uwo mukecuru nyamara ukuntu mwumvisha ni umukecuru si kuki kavuga ndamaze niba ari umukecuru kuki ibintu ahantu hose bawigize bamenya karumviriza karateranya kagira ute ibintu kuki ubundi wangira icyo abantu ariko ninde nanze ubu se mbaye ndi ukwanga naba narakwirukanishije njyewe unyirukanisha nkoze iki koze iki ahubwo se nicyo udakora nta nubwo we kukwirukanisha byansaba ko hari icyo wakoze urwango naba nkwanga nanjye noneho ndakwanga apuwe uranyanga suzangira icyo wamariye iki muri iyi isi kinyanga nta n'urukundo rwawe nshaka wakagigira bakantu kavuga noneho uzibeshye ugira ikintu uvuga uzareko ongera unungurwa rutaki se we ndarugutunze noneho uzibeshye ugira ikintu na kimwe uvuga ubona umuntu yakoroye uzabigerageze ugira ikintu na kimwe ukura mu kanwa nzahita nkuvuna amureze aho ubera bwonko bure aho kugira unerete utangira ungurura utuntu n'utundi amayini tuyangurira unemo uri kunuka ubwo mbivuze nyine bwonko bure none se koko wabivuga nabivuga nyine nabivuga byose ujya ngo sinabyumvishe kuva ku kantu ka mbere mwatangiyeho kugeza ku kanyuma uri gutitira ko agiye kuza kandi naza azagusangana Nyampinga ufite ubwoba bwo kazaza kasanga Nyampinga rero ahubwo worago Nyampinga wawe Nyampinga wa Alain sawa karimo ko mva katavamo ariko ndahazavamo diaspora wa Alain reba ubwo ngiye mu bantu bose njya gukanga muri iki gipangu ujye unywamo kuko amabanga yawe yose ndayazi ibintu wirirwa ukorera babu ndabizi ibyo uzakora Nyampinga ndabizi domba mbireba ahubwo nuko ari agapanci nyine atanyumva zazane so mu diaspora ngo mu kazu gato hagira kazu gato nicyo ukaririyemo ubundi ibi bintu uvuga ubikora ubuze icyo uvuga ndamaze niba ubuze icyo uvuga nzibaho ko badida ahubwo ubukangana nzaguhonda rimwe nzagukubita rimwe reka mbikubwira kandi nkubwize uko nzaguhonda none wibeshye ugira ikintu uvuga none ndabivuga wibeshye ugira ikintu batinze gutaha do ndanongeramo n'ibitavuzwe vuga ukuntu anarwaye sida njye mbona nayikubonamo wenda ibyo ntabwo yabyizera ko mubana ariko ndashaka ibindi mpimbamo wankora iki nagusabye ko tubana mu mahoro warabyanze ubwo rero ngo ndwaye iki urayirwaye bari abakobwa bose se wirirwa none uri mukecuru by'ibidiaspora ubwo wararangiye ubwese aranjye nshakira akana ke k'agasore twibanire koza abantu barabyara ariko reka nkubwire ndabivuga kavuga ibara ibirori birangiye kuri wowe iki ariko ubundi buri umwe mu diaspora yamukundiye iki we yego kuko icyiza cye iyo tuvuganye akantu ako kanya njya kubona nkabona yagakosoye ibyo birabaye rero byumvikane ko bitagoranye kuzamuhindura gusa nyine ni amahirwe tugize amahirwe nyine wakabona ukajya unanamo ntabwo se we wanayemo we kugira ngo se hari icyo bitwaye ariko ntanagutamo ngo wagira ute ngo yagutamo none se kusanze turi kuganira bisanzwe ngo wagira ute mwana ngo wamutamo
kandi babu njya nkureba nkakwibazaho nkabona hari ibintu ukora ngiye bikancisha nkumva umutima urandiye. Ushaka gutamo Nyampinga iki? Si ibiryo se, ni ibiryo ko yaragiye yambaye neza ndavuga ati kuko ari njye usigaye mu rugo yenda ashobora kuza mbere yawe agasanga birahiye. Hari ibindi wumvise? Ni ukuri pe. Iyo iwe njya nkwibazaho hari utuntu ukora buriye nkatwibazaho. ko mbona soje urakaye imitima ikubwiye iki inshuti yanjye? Imitima ikubwiye iki? Imitima se ntabwo ari imitima urumva nuko narindi nyine hari inyuma ndi hari utuntu narindi gukorayo. Yumvise ikintu kikubita hasi ahita ajya kureba. Urumva hari ikintu kikubise urumva umuntu aratabara nk'iyo ari umuturanyi cyane akavuga ngo reka ntabare mu wa mbere. Ariko ntekereza ko kwisobanura atari ngombwa. Ibyo wavuze byumvikanye. Kwisobanura urumva nyine ntabwo ari ngombwa. Urumva niyo mpamvu mwisobanuyeho gake nka gutya nyine baba yari kubivuga. Nanjye usanze nyine ndimo mubaza ati ko wambaye neza ugiye he mwaya manywa? Ahubwo zamugana igihe namugana ugiye. Ngiye kubonana nawe mugabo twavuganye ku by'akazi. Umugabo uriya twavuganye ku by'akazi yatangiye kubwira mubonane? Yego aramaze kumamagara. Ujye kumureba? Niwe ngiye kureba. Ubu wenyine se ntabwo tujyana? Ubwo se barahurira. Nese tujyana kureba iby'akazi kumva igisubizo cy'akazi. Urumva turi bujyane kumva igisubizo cy'akazi? Ariko ngiye ndumva kantu kaba ari sawa nyine akaguherekeza. Nkamuherekeza. Nta abantu baho ntago ari beza buriya. Kuko urumva nk'urwo rugabo rufite kumureba rukamufatirana. Noneho wese ureba ni bake. Oya ndi umuntu mukuru nta kibazo. Oya wareka nyine akanakugeza hano hanze hariya. Nkamuhe aho ukuntu usanga nko kuri gate yafunze. Nkamuherekeza ugasanga nko kuri gate. Ahubwo kangenda ubwo turaza kuvugana. Ndaza kukubwira uko bimeze. Yego ndakubwira ariko reka nkugeza hano kuri gate. Reka nkurenze kuri gate sibyo? Kankurenzeho nyine ku gipangu nanakubona bame. Yabyemeye wikomeza kumuvunisha. Ariko harani nawe. Ntabwo mujya munyizera kandi mba mvuga ukuri. Ko cyagiye nyine ibyo nakubwiye utabikoze nko agomba kubigenza. Ariko Jesus umva Nyampinga sheri wanjye amakuru Ni meza. meza. Yego ameze neza. Ese n'uyu muri kumwe? Yego turi kumwe kandi uratubona ko turi kumwe ukuboko kukundi. Ukuboko se kukundi kuri? Umva atamwibwire sheri. Umubwira iki? Wagiye ko kwiva mu biganiro by'abantu bakuru. Abantu bakuru se wowe waruswenda wowe umukuru we. Reka numva undi mwana cyagiye kumbwira icyo bigutwaye. Hari ikibazo? Rata we mama uzamushyira no ku murongo tukabona. Ndamaze ndi ku murongo usara arankira ku murongo ni indi ntoza ndirati cyangwa mbona ngorana. Aho kuvuga ku murongo avuga ku murondo. Yewe naye byaragucanze ubatamwibwirira. Amakuru se sho. Amakuru ye ni meza meza. Ako ni wende kubaza acecetse ni. Wese ni wensubije. Alain. Nimbere y'umukobwa bari kubinda ntago yakiyubanga ceceke. Umva atangesheri wanjye. Mureke kuvuga nabi, sibyo? Mureke kuvuga nabi nago mbikunda. Mwubahane, sibyo? Muri abantu bakuru Alain. Oya ujye umwifatira umubwire naho ubundi njye simvuga nabi. Ikibazo, hari icyo bigutwaye? Ngaho reka mbwire twumve tugende nta kibazo. Reka mubwire sheri wanjye. Kuba sitaza kumbaza amakuru ya Alain. Aya makuru yanjye se arakureba ngiye ushinzwe kuyatanga. Ibyo hari na kimwe bikurebaho. Ese ko bishyushye? Ndamaze niba mbishyushye. Nta kuza kunsura kandi turabaturanyi.
kuba utaza kudusuza siko inzu yacu utarayinjiramo oya nzayinjiramo kuyinjiramo nzayinjiramo uzaze nguhe n'amakuru menshi cyane yewe ufite amakuru iki gipangu se sinakubwiye ko cyose mba nyicakiye amakuru sahara yagusabye wuri radio nakenera kumenya amakuru azafungura radio ajye kuri Facebook ajye kuri WhatsApp agenda ajye ku gihe.com arebe inyarwanda byose arebe televiziyo Rwanda byose amenya amakuru ntabwo uri radio nyuma yo kuvuga sibyo byose urumva twungutse ikinge n'uyu mukobwa wa Nyampinga mbarungira ikintu twungutse ariko mufite indi mpfa ku ruhande ntazi usange nafi iki nawe n'uyu mupapa wowe umupapa ngende umusore ndanakwiyamye ndamusajije sasa ibyatasidana ngo hamagariye ndabona wambaye na neza utembereye se mwana wanjye tugiye hano haruguru ukuntu najye mu gihe murajyanye se n'ukuntu yambaye akajya kwica ntabwo ari cyo kibazo reka tuze kuganira hari ahantu ngiye none imva ndaza kukubwira tuganire sibyo yego ratashe nushaka nunanamwihorere nta nibyo mufite no kuganira ratuze kuza ibyo biramureba aze kuza sajya ntabwo ngiye kuryama ariko nuza naribona ko mwange ndabyuka ndaza tuganira oya utanaganiye nawe nta kibazo wanamureka iki se urareba iki turavugana oya nta kibazo nushaka rwiza yego merci yego wambaye na neza shu urakoze ubwo so umuntu ukugiye inyuma w'umubodyguard zibasiki bintu bitajyanye rwose wihagarara ukabyitegereza ukabona ntibijyanye pe ntibagende bakura atari babu singa urukungenda inyuma ujyayo urumva nyine ndi kuguherekeza sinakubwiye ko ndi bwijyane ariko nyine ntabwo nari nkazi nuko mvuze ngo reka nguherekeze nyine nkugeze aho ugiye amahoro n'undi Alain ndagira amahoro ndagira amahoro ubwo nyine urumva nashaka kukugezayo ayandi mahoro nkakugezayo nyine ukagerayo amahoro neza uvuye kuvugana n'abagore bawe uje kumagiraho wanguki akuyamye wa cyana we cyana se ninde akuba ubirakariramo vipi ngiye n'abashire wawe ryarise hakwe wagiye wiyubaha ukamenya nawo muvugana nese turi inshuti kuba ndi inshuti yawe bisobanuye ko uza umpamagara sheri nese ubwo ijambo sheri mvuze ni ikihe kibazo kibayemo njyewe se abagore urumva nyine buriya njyewe ntawe nubwo ari n'abagore buriya na kariya kantu wabonye ngo hariho imitima ngo umuntu yambuze ngo cyane reka mu tuntu tw'utumesaje twinshi iriya yari puranke kariya kari gapranke mba navuze ngo reka ngutegurire noneho ndebe ko hari urukundo mfitiye urumva ufashe umwanya wo kumbeshya neza ariko rero ubona ndi umwana wambonyemo umwana kugeza kuri urwo rwego Alain ntukajya umfata gutyo pe ntabwo ari uko nyine uri umwana ntabwo ari umwana ahubwo nuko hari ukuntu nanjye mbavuze ibintu ngashyiramo ubwenge buke nawe urabizi ko ushyizemo ubwenge buke buriya se ni bukera ntabwo nyine ni bukeya ku kagero gatoya kari hasi muri make ubu byica ubizi hari igihe buriya bintu hari igihe bintungura ugasanga rimwe ndabyishe ubundi ndabikoze ugasanga nyine mbonye ko ibintu ubikora ubizi ntabwo mbikora mbizi kuko nimba uzi ko nawe ubwawe uri gukora ibintu mu bwenge buke directement uzi ibyo uri gukora ntabwo mbikora mbizi pe ibyinshi urumva birangwiririra ugasanga ni amakosa ngwiririye ariko nta kintu kimwe mba ngamije none urumva ukeneye kumerekeza usa gutyo se njyewe se yego gutya se nsa nabi reka naguherekeza kugira ngo n'uriya mugabo ugiye kureba nakubona uri kumwe n'umusore avuga ati uyu muntu ntabwo namukoraho hari ukuntu abagabo tugira utuntu tw'uducu umuntu atamenya ugasanga abonye umukobwa yakubona gutyo umeze uri mwiza uteye neza agahita aguprofita Alain ntabwo ngenda umwana ibyo ngiyemo ndabizi ntabwo wowe wankontorora kuruta uko nakwikontorora
kandi ntabwo wangira impuhwe nk'izo nakwigerera. Kuba amerekeza ariko si uramerekeza usa gutya ngo tubwizanye ukuri. Amakabutura wayazinze, nimba ari amakabutura nimba ari amapantaro wazinze sinamenya ibyo ari byo. Reba inkweto wambaye, reba umupira wambaye, sinzi nimba wakarabye, imisatsi nasokoje, ubwo turaba tujyanye. Sikuri umuntu waba ufite gahunda yo kuma akazi byaba birangiye arebye ukuntu se itagira ngo nzanye n'indara. Kugeza ku muhanda gusa. Ngiye nkwiyame. Ibintu byo kunyita sheri no. Nese ubwo uri kumbwira iki nawe? Nise wowe nta nubwo ureba imyaka ufite kuri iki bebe. Ibaze nk'umuntu yumvise ngo uramenye. Nese ninde ubyumvishe? Ese ko ufite imishira? Ntabwo urajya? Nibyo? Usanguze. Bakubure. Ako se ko warakaye nuko kuri gukora imirimo wenyine. Kidumba wambabariye. Babure kambwire. Ikintu ngukundira cyambere urakizi. Nuko unyuba ukamamagara kirabo. Mu gihe abantu bose nakira cya Alain cyanyu. Kimamagara kidumbare. None urifuza iki? Ese kamaze babu. Kadaga ko bakuva kaza hangaha ngo ni Nyampinga. Ko mbona ugenda uhinduka. Mbere ko nabikwitaga nurakarera. Agutwaye iki? Ahararura harara. Maze babure kambwe umbwira nabi kanago biba binarisa. Uriya mukobwa mu impamvu zokomeza mwanga. Ariko rubanda baragorwa. Wese arazira iki? Ganwaye iki? Anwaye iki babu? Ko ari sheri wa Alain. Alain murateretana. No Alain gusa. Hari undi wabuze se? Ngoko bijya bisangiwe se gusuburi kumbabaza. Ariko rero reka mubwire. Rimwe na rimwe ugiye ukakura umwana, sibyo? Ibyo by'ubwana ubizana miti. Kandi sinzi n'impamvu, sinzi n'umuntu wagoye uburenganzira bwo kugererwa yikatisha imbere y'umuryango wacu. Dere maze kwikorera amasuku wa mukobwa we. Sibyo? Umva bariri kugenda utsirima izo nkweto kubizo nkweto urajuza wongera uzamure bino bishogoshogo. Dore niba bitware reka ngabanyirize imero. Ngaho cishwa hagenda rero. Gusa babure kambwe nukajya umbwira nabi urabizi nyine ndi umushu wawe. Oya shavuga uvuye aho ngaho. Ntuze kwikatisha katisha hano wacyana we. Ko guturana na nyiri byondo ari ukuri yawe. Wamvanye mu gipangu ungeze ahangaha. Nahandi ngeneye kumerekeza. Ariko kamwiyame ikintu kimwe. Uriya mwana kidumbari gabanya amagambo yawe nawe. Gabanya guterana kwawe amagambo nawe ntago mungana. Reka kariya kana kanyenza buri uko rubonye rubonza naho bw'umuntu wamu. Nge niyo mpamvu uriya mvuga kandi ntago ngiye umuntu yavuga ngo mbere kumusubiza kandi nanjye mfite umuntu. Nese ungana nawe? Kubana twese situbyibushye. Kusumva umeze neza. Wowe ubwungana nawe ku buryo avuga nawe ukavuga. Muterana amagambo. Oya ntago mungana. Subira mu gipangu ntago njyana nawe. Nge ndijyana. Kirimwe baramukaneza ubundi akaramuka nabi. Ahantu hose ambwira asigaye ncibura ambwira nabi. Unje mu gipangu ndajya gukoramo iki? Hello babe. Umeze gute? Hi meze bo. Uragira nka sangapi? Wow. Rika. Alain.
Babo. Babo. Urinde wose numva uri kudutesha umutwe dusakuriza. Ahubwo se urinde. None se ndakubaza ngo urinde nawe ukambaza ngo ndinde. Niwe ndi kubaza mukobwa. Urinde. Singaho. Ikibazo se gisubirishwa ikindi. Njye nakubaje ngo urinde. Nawe ukambaza ngo ndinde. Okay. Ngende umuntu uri kubibona. Ahubwo se urinde. Waje gukora iki hano? Nanjye ndi hene nkuko ubibona. Imana ishimwe. So urinde nyine uza uhamagara no majoro yose ale babu. Kuki utabanje kubahamagara se kuri telefone zabo? Mubona hamagaye naguhamagaye. Nigeze nkubwese ko wamamagaye. Njye namagaye ale mamagara babu sinigeze mvuga izina ryawe. Cyane ko narangize ko wamamagaye mukobwa mwiza we. Ntabwo ari gutyo wakanyakiye. Tubigendane nimba muri uri n'umuntu waje ahangaha ntabwo ari uko nguko wakanyakiye wagakwiye kubanza ukanyibwira then ukambaza uwo ndi we wanyibwiye. Ngana we nyibwira nkuko ari njye wabikubajije mbere. Oya burya bwose nutegeze ko mwibwira kuko abo usuzuga ugeretse n'akandi gasuzuguro. N'ubundi ndumva nta nyungu nari mbifitemo. Imana ishimwe. Nese uri hano mu buhe buryo mukobwa? Mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Okay, ushobora kuba waje gukora hano se amasuku? Excuse me. Ko saza gukora amasuku nyamba Urabona se nsa nkaho mukozi wanyu bakorera amasuku. Nese umyanjye ikuye. Ariko manu urarema. None se umva nkubaze mukobwa mwi. Intosume yanditseho amazina yawe. Niki kigaragaza ko intosume ari yawe? Ntabwo uratinyuka. Nimba uri umushyitsi waje gusura abo bantu bavuga waje gusura nimba waje mu biki ibyo wajemo byose n'ibindeba. Ahubwo uri hano uri hano mu buhe buryo waje gukora iki? Njye nkeneye kumenya nyirizina icyakoze. Umva mukobwa mufite amagambo menshi. So ngiye hano rero naje gusura boyfriend wanjye. Ewe Imana irarema koko. Waje gusura nde? Ese ahubwo uri guseka iki? Niki gisekeje mu byo mvuze byose? Ibyo uri kuvuga ahubwo birasekeje. Waje gusura boyfriend wawe. Sikutinyuka. Ese wanyweye iki? Boyfriend wawe uri hano ninde? Wanyweye iki? Wampaye iki? Wampaye iki? So ntabahari rero. Wakabaye wabahamagaye kuri telefone zabo before you kuza. Wa mukobwa reka mubwire twumvikane pe twubahane. So wansabye ngo twubahane bwa mbere. Okay, nyuma nanjye mwubahe. Mu bantu naje kureba nturimo. Namagaye babu mamagara Alain nigeze ngo amagara simuzi. Iyo uri umukobwa ufite ikinyabupfura wagakwiye no kubanza ukanyibwira maze ukambaza uwo ndi we nyuma. Ariko uraza wasize amashagaga hejuru. Hanyuma se wowe ugifite we bagitoje kuki utaje ukigaragaza? Noneho uninjira mu nzu y'abandi nkaho uri kwinjira muri wese. Hano muri toyi binjira batanakomanze. Uza wihamagarishwa gusa. Niwe ndi kubwira. Nshuti yanjye tubijyanemo neza. Ntago nkuzi, ntago nzi. Sinagombwa yuko Notume rero ibintu biba nabi bijya mu buryo butari bwo. Ntabwo ari ngombwa kumenya ariko. Njye se nakubajije uri we. Njye nkeneye kukumenya ngo nkumaze iki. None se ayo magambo yose uri kwibaraguza nayo iki? Uyu mukobwa ni muzima. Uri muzima mukobwa we. Njye nawe nyamvuga kabiri. Unyanganire nongere gutuma mvuga. Uvuga kangahe? Tubitwaranemo neza mukobwa we. Umva ntago ndi umukobwa mama wawe. Okay? Mama wanjye se yakubyara. Yabyara se nyirabona yabyara umukobwa nkanjye. Uri kwimyoza ndi. Wowe. Njye se ndikugutinya. Isura yanjye se unyihinduriza ubibone. Wayihinduriza? Sikwagira nagutinye. Iyo sura yawe, iyo nzobe nayigira igikara ntukamenye. Ndi umukobwa ubundi yabaye tema. No, wait. Please. Ase muri gupfa iki? Muri gupfa iki basi cha. Wakwicaye.
nk'iyi nshinzi koko ase muri gupfa iki iri shyano ni iryahehe ase uramutukira iki uratuka umuntu utanamuzi uyu nguyu ni nyine sheri ndi wa Alain kukubaza nuwahehe sheri wande Alain ntabwo umuzi ubu se arenze yatinyukaga akabana n'uyu no mukobwa udafite ikinyabupfura oya ahubwo ikinyabupfura zero nese ubwo uri kuvuga iki kuki mutakwiyubaha se ahubwo mwiza ubu nk'umuturanyi yumvise murimo murwana muri abakobwa yabafata gute umukobwa nta discipline habe namba ugize kwinjira udakomanze none ushaka n'imirwano bro unsanzemo hano babo uyu mukobwa ntago muzi sinkeneye no kumumenya pe ariko ntabwo uyu mukobwa ari umukobwa agakwiye kuza directement ndinje mu nzu ntabwo anzi ntabwo agize ute yarangiza akankanga ngo urinde none urinde ndinde ugiye kwiriza mu biki ayo marira y'ingona yawe n'indi yakeneye hano basi hangane sibyo nimba ari na girlfriend wawe ntabwo mbizi ntabwo nkeneye no kubimenya uzamwigisha muri abantu bakuru mwese uzamwigishe nasoni urakubona n'umushyitsi koko none se umushyitsi watagira discipline none se ko yaje afite amarere niwe wakayimweretse kuko yaje akugana niba gusanze mu nzu ni ngombwa ngo mwatakane please ibintu ntabwo nari mbikuze ese undi mukobwa mubaze ni gutyo n'uwo mugore uzajya yakira abashyitsi bawe urambaza iki wowe Babu